muzamu wakunda umufasha kwita umukura muri tigongo byarashimishije cyane none ukuze ukumva nkumbuye gukora ibintu nk'ibyo muri turamuka tuvuye muri ishyamba mu kubanza kuri wa mucamanza duciye urubanza uyu munsi turamukorera iki n'umucamanza uzahire uzafite uwo mwana we byose tubireka ngo ubu ngiye kwiga kiramani nikuwe cyane ngo subira turi kujya gutuma muri cyo mfanga ibintu byose bizaba kujya abari ngo kujya mu rugo amazu y'abantu ko mutaka kimeze ikintu cyose adashobora kujya mu rugo muri aho bitima yuko ibintu n'ingi bizanye cyo ngo ingiti muri iki okay iyi ni sasa ngibona hano muri cyapa rimwe gusa tata kwa magana cyangwa iki wanaka maji kwiga kiramani ngo murasa mu tugu cyangwa kumutwe Hello love and haters, welcome back on Demixer TV. Urakoze kuba ufunguye iyi video. Ubonye ukuntu Nsabi bamucitse se ba Dev bakirukanka kubera kumutera ubwoba. Muri iyi filime se wabukunda nde? Nge nkunda Nsabi ukuntu akinamo. Wowe ukunda nde? Twandikire muri comment utubwire. Kasha se ukuntu yagitinza muri ino filime mubona bitamubereye? Niba bimubereye usige comment muri filime utubwire nawe abandi bantu ukunda barimo avuyemo Nsabi ndetse na Kasha kuko naye ndabemera cyane. Ubonye ukuntu se ngo birangiye ngo Kasha ngagiye ngo kurasa Kiramani. Ese ukubona Kasha ari buze kubishobora? Se kutubwira uko byumva nawe muri comment. Iyi filime rero The Prisoners ukaba tugeze kuri gatatu. Niba utarayireba ndagushishikariza kujya kuri Big Mind Empire ukareba ugakora subscribe ndetse na like utibagiwe na hano kuri Demixer TV. Niba ufunguye iyi video uzi ko ari EP ya 4 ndakubwira yuko episode zisohoka kuri Big Mind Empire twe tukaza turi kwanaliza turi kuvuga ibyo twakunze ndetse n'ibyo twanenze. Niba utarakora subscribe birashoboka ko iyo video yajyanye mubonye kora subscribe maze tubane hano kuri Demixer TV. Ejo bundi narigiye kubahereza birthday ya Nyambo nsanga kuri Kiramani Empire baya uploadinze. Ndavuga ati nago twakwa uploading ahantu habiri kuri Kiramani Empire ndetse na hano bimviramo kuba mbiretse. Reka nze nkorera amafaranga namamaze ku bantu babyanga muwe mwihanganye cyangwa muze gusimbuka ndagaruka mu kanya. Waba ukeneye gukora video gukora indirimbo I love you face to face the way we're not be to get down to get down yeah. But he was the Samu and he was the Esrif and what you have got of you will be blessed with you that yeah, I wish for you yeah. Wish for you yeah. I want to be Shimirwa record. Shimirwa Blow on the beat. Gukoresha amafoto ndetse
ndetse n'ibindi, igisubizo twakizanye ni Shimirwa Studio yonyine ishobora kubigufashamo. Duhamagare kuri 0734 8801204 cyangwa utwandikire kuri WhatsApp cyangwa message isanzwe y'ubutumwa bugufi kuri 0798548213 tugufashe. Tuzamura imbuga nkoranyambaga ukaba warebwa cyane ku ma TikTok, like, followers ndetse n'ibindi. Ukeneye kwamamaza, twandikire nanone kuri izo nimero tubigukorere mu gihe gitoya utangire kumenywa na bose. The Mixer TV, make your show your future. Waba ushaka kuzamura imbuga nkoranyambaga zawe nka YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Like, Spotify n'izindi, ubu byoroshye. Watching time twazikubise hasi ziragura nk'inyanya. Ukeneye ko video zawe zirebwa cyane zikagira ama views menshi, duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp arizo 0798548213. Gira abantu benshi bagukurikira, isi kubere nk'umudugudu. Wowe rero ubashije kugera kuri ino minota uri kunkurikirana, ndagushimiye cyane ku mwanya wawe wafashe ukareba ino video yanjye. Niba utarakora subscribe, ushobora kuba ari bwo bwa mbere umbonye hano. Kora subscribe kugira ngo tubabane. It's Shimirwa Pro. Iyo video yitwa Kuzimu series, bitewe n'ukuntu ndi kubona muri kunkurikirana, ngiye kujya nyibaha buri wa mbere wa buri cyumweru. Ubwo ikindi gihe nzamba ndi kubaha ibiganiro nk'ibi. Reka tubure muri video y'ubutaha. Ciao. I love you so much my fans.